kwibuka aho abayisilamu bamaze iminsi 29 biyiriza kubera yuko ari itegeko ry'Imana nk'uko Qur'ani ibitubwira. Kuri Sharia TV rero turi n'umwe mu bayisilamu ndetse banafite ubumenyi kubijyanye n'idini ya Islam. Tugiye kumwakira hanyuma abibwire anabasuze, hanyuma tuze tugira ibyo tumubaza kubijyanye n'igisibo gitagatifu ndetse n'uyu munsi mukuru wa Eid al-Fitr. Tuguhaye ikaze kuri Sharia TV, watangira usuhuza abadukurikiye ndetse n'ababwira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye ni Tushobora Zirandura Rudi Ismail, nkaba nanjye ndi umuyisilamu naje kwitabira umunsi wo gusimbuka Eid Naam, tuvuye mu minsi 29 y'igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Bivuze iki kuri wowe nk'umuyisilamu cyane cyane w'urubyiruko? Nta murakoze cyane. Ukwezi gutagatifu kwa Ramadan ni kumwe navuga ngo za Islam bava gusibamo iminsi 30 y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Bino bisobanuye yuko umwana w'umuyisilamu agomba guhagarara cyane agasoma Qur'ani cyane, ari ukwezi ko gusoma Qur'ani, soma amajuzu yose 30, ifaze Qur'ani mu mutwe kugira ngo urusheho kwegera inama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usanga urubyiruko rugenda gakeya muri ibadati zitandukanye, ni iyihe nama nk'urubyiruko ku byo byose warabashije kubikora, ugasoma Qur'ani, ugasiba, ugakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye Allah akunda akabyishimira, ni iyihe nama wagira urubyiruko mungana kubera ko urubyiruko kenshi usanga ari bo banyantege nkeya cyane mu bikorwa bya Allah subhanahu wa ta'ala? Urakoze. Inama nagira urubyiruko nuko batumva yuko idini ari ry'abasaza cyangwa abakecuru, idini ni rya buri muyisilamu wese, yaba umwana yaba umuto cyangwa se umukuru, ariko bakwiye kumva yuko gusenga, gusari, kwegereza Allah muri ibada zitandukanye, kujya mu bikorwa bya dawa, kujya muri jamati dawa, gufasha abarwayi kwa muganga, bibareba bose muri rusange kugira ngo barusheho kwegera inema, bakorere amatwabu, basari, basome Qur'ani, bizabafasha mu buzima bwabo kubera yuko Qur'ani izatubera umuvugizi ku munsi w'imperuka. Qur'ani izatuvugira. Ikindi nuko umwiza muri twe ari uwasomye Qur'ani akanayigisha, bityo numva yuko dukwiye gusoma tukanigisha bagenzi bacu. Igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadan igihe abantu kwibombarika, kwicisha bugufi hasi y'amategeko ya Allah. Noneho nk'urubyiruko, noneho ubu ni iki mugiye gukora nyuma y'igisibo? Aho ntago byaba ari bya bintu usanga dutinya Ramadan, ariko yamara kugenda ugasanga tugarutse mu bitanezeza Allah. Nk'urubyiruko mugiye kwitwara gute cyane cyane rwa Islam? Murakoze cyane. Ndagira ngo ngaruke ku ijambo rya nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa, aho yavuze yuko ukwezi gutagatifu kwa Ramadan atari ko konyine dukoramo ibikorwa byiza gusa, andi mezi 11 asigaye tuba ariho tutagandukira Allah dukora ibyaha, ahubwo uku ni ukwezi ko kugira ngo kongere kudusubizamo ubugingo, niko nabyita, kongere kutugarura mu buzima, hanyuma dukomeze n'andi mezi kugandukira Allah dukora ibikorwa byiza. Ntabwo ari ukwezi ko gukora ibikorwa byiza ngo utinye Allah, ariko andi mezi yose nurangiza ukomeze gukora ibyaha. Ahubwo ntekereza yuko ukwezi kwa Ramadan ari gutegura imyitozo ya match. Ubu nibwo tugiye gukora match. Navuga ngo iyo witeguye neza imyitozo na match ikora neza. Ntabwo navuga ngo abayisilamu tugiye kugarukira aha ngaha urubyiruko ngo niba waratinyaga ibikorwa bibi ubisubiremo mu gihe cyo gusoza ukwezi kwa Ramadan. Ahubwo ukwezi kwa Ramadan kugiye kudutegurira gukora andi mezi asigaye neza, kandi inshallah tuzabigeraho. Shukran. Nkuko rero nabibabwiye, iyi ni Sharia TV, tukaba turi kuri Pele Stadium aho dusoje igikorwa cyo gukora isengesho rya Eid al-Fitr, nyuma yuko abayisilamu basimbutse iminsi 29 mu bitabo bigiye bitandukanye cyangwa se muri Qur'ani. Allah akabatubwira yuko iki gisibo ari itegeko kandi cyatangiye gitegekwa n'abatubanjirije. Rero akaba ariyo mpamvu abayisilamu bagiye muri ibada ndetse bakabasha no kwitwaramo neza, nk'uko umwe mu bagize urubyiruko atubwiye ibyiza bakozemo, kandi byiza bikaba bigikomeje kubera yuko bidakwiye kugarukira ahangaha. Anagaruka no ku ijambo nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa yagarutseho yuko bakwiye gukomeza gushimangira ibikorwa bakoze kugira ngo ejo neza ubundi bitababera ipfa busa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njyewe mwumani Amina Wadangi, turi kumwe hano n'umutumirwa munsi w'Eid, umukobwa mutoya ukiri mutoya w'urubyiruko, yatangira twibwira kugira ngo tukomeze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Umutoni Habiba Aliya. So
so waje gusarira Eid wayibonye gute byari byiza abayisilamu bitabiriye cyane kuko igisibo cyagenze neza nyine nose niki gishyashya cyagutunguye ku munsi nk'uyu Eid niye tandukaniro hagati y'izindi Eid zabanje n'uyu munsi itandukaniro nuko ubushize nta televiziyo zari zihari ariko uyu munsi zari zihari abantu nyine bari kugaragara ku masikirini so ni nyine jambo wenda ry'umunsi wakwiye kuri mufti uno munsi yavuze like yakwensipiye nyine kuri uno munsi nuko yatubwiye ko tutagomba kureka ibyiza twakoze muri Ramazan ahubwo twakomeza tubikora cyane na nyuma ya Ramazan. So niyihe nama wagira urubyiruko nk'abantu nyine like urubyiruko rw'abasilamu rwitabiriye Eid baje gusari ni nk'ikihe wabashishikariza cyangwa se wabagiramo inama nk'abasilamu? Ikintu nabashishikariza ni gukora mu gusari cyane bagakora adhikari nyinshi bagafasha n'abatishoboye bakeya nyine no kuri uyu munsi tugasangira nabo kuko nabo baba babikeneye. Nk'urubyiruko nk'uno munsi ku munsi w'Eid urubyiruko ruba rwadrikinze cyane mu mahijab mu makanzu mu myenda itandukanye no mu nkweto zitandukanye. Uyu munsi wabonye iyi shusho itandukanye n'iy'ubushize nakaye kantu wakuze? Ishusho y'uyu munsi hari umuntu nabonye yambaye ikanzu imeze nk'iy'abantu nyine bakina ibitente kuko ukuntu iteye nyine wabonaga imeze nk'aho niko kantu gashyashya wabonye mu rubyiruko. So urakoze cyane rero twashaka kubaza utubazo dukenya so wakoze uduha umwanya wanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانصر عبادك الموحدين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين اللهم تقبل منا ما مضى من الصيام والقيام واكتب صيامنا في عداد الصائمين وقيامنا في عداد القائمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الثبات والاستقامة في رمضان وبعد رمضان اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا اللهم احفظ بلادنا واحفظ قادة بلدنا وأدم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وجنبنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين Mana yacu turagusaba yuko watwakirira igisibo cyacu wakwakira ibikorwa byacu byiza twakoze wakira igisibo cyacu wakira amasengesho yacu wakira ukwicisha bugufi kwacu wakira ibikorwa byiza twakoze muri iki gisibo Mana nyagasani udushoboze gukomeza gukora ibyiza no kugutunganira na nyuma y'ukwezi kwa Ramadan uku kwezi tuvuyemo kutubera impamvu yo guhinduka ndetse no kugutunganira kurusha uko twari tumeze Mana nyagasani tukweretse igihugu cyacu ukomeze gihundagazaho ingabire y'umutekano tukweretse abayobozi b'igihugu cyacu Mana nyagasani kwisonga nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ukomeze umurinde umubungabunge ukomeze umuhimbaraga we n'abamufasha zo gukomeza kubaka igihugu cyacu no kugiteza imbere no kukigeza aheza bakifuriza Mana nyagasani ukomeze uduhe ingabire y'umutekano uduhe ukomeze uyiduhundagazeho ukomeze uyiturindire ukomeze ushoboze inzego zacu z'umutekano uzihe imbaraga uzihe ubushobozi uzihe ubushishozi no gukomeza kurinda ndetse no kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu Mana yacu ukomeze urinde abayobozi bacu igihugu cyacu kirinde ukirinde inabi iyo ari yo yose abakifuriza inabi Mana nyagasani aho bari hose ku isi niyo ubazi kandi niyo ubareba Mana nyagasani imigambi yabo iyo tuzi niyo tutazi nk'abantu uyinyuze ku ruhande kandi uyiburizemo kandi izababera impfabusa Mana nyagasani abifuriza igihugu cyacu neza abakifuriza neza n'abagituye ubashoboze gushyira mu bikorwa imigambi yabo kandi Mana nyagasani ubahe imbaraga n'ubushobozi bwo gukomeza gushyira mu bikorwa iyo migambi yabo ndetse no kuyisohoza Mana nyagasani tukweretse igihugu cyacu ukomeze uturinde urinde abanyarwanda urinde igihugu cy'u Rwanda n'abagituye
ikomeze igihe ituze n'iterambere kandi Imana Nyagasani ikomeze kubaka izina ry'agaciro n'icyubahiro mu ruhando rw'amahanga. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa taqabbala Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kullu amin wa antum bi khair.